mana yanjye asuba koko naba naragucumuyeho iki ku buzima bukomeze kunsharirira ari njye wari ubayeho ntunze umuryango akazi nari mfite kakaba gahagaze noneho umuryango wanjye urabaho uti kweri ngiye kwemera nkora igishoboka cyose kibe ikiyede bibe kudoda inkweto bibe kwikorera imicanga icyo ari cyo cyose ndagikora ariko nongere kubona hari ikintu ninjiza mu muryango mana ungende imbere kakazi nkabona ako ariko kose ndagakora ariko umuryango wanjye nongere kubona umeze neza. Fisi muhungu wanjye waramutse neza umeze ute? meze neza isura yawe waramutse nuko nsanzwe nkubona ntabwo umeze neza habaye iki? ni ibintu ndimo gutekereza ariko ntabwo utekereza ku buryo biguhindanya gutya? isura yawe byahinda habaye iki? umusore nkawe ikibazo gishobora kugutera kumera gutyo wakimbwira? nta kibazo kiri grave gihari. Fisi muhungu wanjye mwana nkunda yanjye iki cyaguhindanije ni ikibazo niko mve gusenga nsanga umwana wanjye ufura mu bahungu ariko nta kibazo afite kiri grave. reka ngusabe tujye mu nzu ndava mu gusenga nafashijwe ihe byiza twari dufite muri twibature ngwino tugende. Iya wibazi by'umunsi w'ejo byose ubimuganyire bibwire Yesu niwe nshuti ihebuje ntanindi wabona imeze nkawe byose ubimuganyire. Amafi waramutse? Mwaramutse ndabona imirimo yimereye nabi. Niko bimeze papa fi. Ariko umuntu nasize mu gitondo kiryamye gusize njya muri twibature. Mwaramutse neza. Ariko numva se ibintu byose birakeye mu nzu habaye hashya. Televiziyo ndabona ntacyo utakoze. None ko nari nasigaye ngwino hano nkubwire. Nikoye hari ibyo mbonye yibaza niba nawe ujya ubibona. ubu wabibonye se mu materaniro? Ntabwo ari mu materaniro. Sanze umuhungu wacu yigunze hariya yihebye yijimye yasheshe urumeza birangura. Ndabaye se bikifashe gute? ariko mbere kugira ngo ngire icyo mvuga ku muhungu wanjye ubundi amateraniro ko numva bagikomeje ukabuze utashoje byagenze hagiye kuba iteraniro ry'amahugurwa y'abagabo. Hanyuma rero hari korali iza kubana nabo kandi urabona ko amasaha ageze. Iyo rero natinze turi gutegura uburyo iteraniro riza kugenda. none abo ngabo bari muri repetition? Oya ntabwo ari repetition ahubwo ni ugutegura iteraniro kwa kundi baba kuramya no guhimbaza. Yego. Korodino.
amaguru nk'imbwa wowe. Ntabwo nari nakumvise. Ereza amazi. Ese ubu ibiryo bigeze he? Bigiye kuboneka. Kuva mu gitondo n'izi saa. Ariko havuga iminota mikeya nabigure ku meza. Zuko ajya mutetse amabuye. Iravuga se hisha vuba nifite gahunda. Hello? Oui. Madame mwiriwe? Mwiriwe neza. Sheri, amakuru. Ngo sheri. Ase kunseka koko. Aya makuru ni meza ariko si meza cyane. Ese ino nimero ko mbona ariyo hanze uko mpamagaje gute? Yesu ugira ngo ndacyari wa wundi wahoze Ariko ko nisubiye koko umugore nkunda. n'umugore hato wahoze ugoza ku nkeke ubu ngubu ntabwo gihari rero mu gihugu cyo hanze ubimenye kandi nawe utegereje nk'aho uzagaruka ntabwo ndi hafi aha ngaha. Nabonye umugabo wundi atari wowe wahozaga ku nkeke wari waranze gukizwa. Nabonye umugabo ukijijwe muri make Ku izina ry'Imana. Ariko shareka nkubwira abapasiteri barabashuka bakabahanurira ngo ntabwo kandi ureba imyaka tumaranye ubu koko urantaye koko. Yari satani ni ukuri kw'Imana kandi satani urabizi ko ari umugome kandi njye nisubiye. Mana yanjye. Wabonye? Wabonye undi mugabo? Zeba. Ariko tu inkubisi yayo irayiturikiriza kabisa. Ntabwo namurenga. Gusa uko kumwana ntamenya nzagenda. Gusa umwana umusobanura mu buryo ku izina ry'Imana. uyu mwana naragerageje nkamubaza agaceceka. Ndagira ngo nkubwire ko no kurya ntabwo uzi kwa kuntu yatamiraga ntabwo ariko ikimeze. Ese mwana wanjye nuko usa nari narabuze aho wenda ngo uhera ngo mbikubwire ariko igihe cyari kitaragera. Ndagira ngo ahubwo mwana wanjye tubabarire. Byagenze bite n'ababyeyi bawe? Ni ibiki wahuye nabyo? Naramubajije ntagira icyo ambwira akanyihurira. hanyuma tubwire. Dede, murabizi ko nari mfite akazi kanjye kajyaga kabafasha namwe hano mu rugo nkagira ikintu mbafasha nk'ababyeyi. Ariko ubu tuvugana akazi kahagaze. Bosi yahagaritse bizinesi, yatubwiye ko agiye hanze, bizinesi iba ihagaze. Rero mwikwirenganya nk'ababyeyi ahubwo njye ndimo ndatekereza uburyo tugiye kubaho nk'umuryango natakaje akazi. Gusa icyo mbijeje nk'ababyeyi banjye, nzakora buri kimwe cyose
igishoboka n'ikidashoboka, ariko icyo ninjizaga muri uru rugo mfite akazi kizakomeza kinjire. Nzemera nibabaze, ariko nzashaka akazi ako ariko kose gasuzugurike kabe kazima, nzagakora, ariko hano nzakomeza kugira icyo mbafasha. ariko se mwana wa rwose utavuze byinshi, mwana wanjye, Imana niyitanga, igihe ni cyacyo. Ntabwo wakagombye kuba uko umaze iminsi, cyane muri iyi minsi ine. Ibyo nibyo byatuma uhangayika bene kariya kageni, mwana wanjye koko. Mama, Ndakumva mwana wanjye. ibo mbwira ntabwo nabura guhangayika, kubera yuko hari byinshi nagusezeranyije. Usiko ubushize nakubwiye yuko ngomba kugushakira umukozi ugomba kugufasha bitewe n'akazi ufite hano, uca hirya uca hino. Icyo sinkigezeho, yewe numvaga hari n'ibyo nshaka gukorera dade, nabyo ntabwo mbigezeho. Urumva rero ntabwo nabura kumva mpangayitse, ariko gusa ndabasezeranya ko ibyo nabasezeranyije byose nzagerageza nkakora igishoboka cyose nkasohoza icyo nakubwiye, kandi na dade nkamukorera ibyo nateganyaga kumukorera. None se mwana wa, kumva ko ugomba kubabazwa n'ibyo ngibyo, iyo usenga ntihari. Iso yazindutse ajya hehe? Mu rusengero. N'ubu urumva ko mu kanya nanjye ndaba ngiyeyo, amateraniro ya 3 ndaba ndiyo, urumva ko abandi bariyo. Urumva ibyo ntabwo byakagombye kukubabaza. Ngaho so nawe nagira icyaka. Umugambi w'Imana uruti bije yacu. Umugambi w'Imana niwo mukuru. Haleluya! Umugambi wacu. Icya kabiri, umuntu bosi uriya agomba gusimburanwa n'abandi. Icyo dusenga ni iki? Si Imana ishoboye byose. Nose bosi uzi ko bajya baca umugani abanga umuntu abura se ntabura shebuja. Akubwiye ngo ijambo twizere rirahagije. Yavuga ngo umukene ugenda ari inyangamugayo ruta ikigenge n'ubwo ari gikire. Uzi ko umugambi w'Imana mu bitekerezo byacu, kandi ntugire ikibazo, uraje kubona akazi. Kwitinya kumura ntuzongere. Jenner. Mahoro. Ase rugeneye ka nkubaza. Iyi modoka wazayimaye nkajyana mu nyuma. Vuga uvuye aho. Hanyuma. Orokociye ndora. Kini waraririye. Asanga n'ibyareze n'waraririye. Ariko sha muza mukanuye amaso. Amaso. Akira. Kwamba agakote keza. Ufite ubukwe. Ariko se sha igihe ntagize ubukwe n'irya. Abugize nta kibazo ariko. Ari kugira menshi wa mugabo we. Dore intebe icara. Ikize. Iki. Kwicara byo ndabyumva. Ugize amahirwe n'ejo naje kukureba ndakubura. Ariko ikibazo cyawe ntizibite. N'umugore wawe wambuviye. Umugore wawe aho wabereye noneho ubuze ikizima. Umugore wanjye se shaho ubu ntubona, sinikoropera inzu. Ibyo nyine nuko byagenze. Cyangwa niyo mpamvu usigaye ugenda umeze nk'umuntu wacanganyikiwe. Ariko ushaka nkiyamye gukomeza kumva.
ariko umuntu atuka umugabo amusanze niwe uri iwawe ariko Eh. mbese ni umuntu navuga ngo Canga yapfuye iki? nubwo wamwishe acanganyukiwe ubu se wowe uribokera ntukiyitaho ntukigira gutera ukenera reka nkubwire reba niwe muntu ufite kadasitari ntabwo reba imodoka irimo kugira ngo reba ibintu byose irimo kubona uzi ko ari wowe wa mbere ufite imodoka igiye kumera uruhumbu ahangaha itari ntuye ariko cya wazanywe n'icyo ubundi uruhungu se buri urabona ariko umva reka nkubwire ubushize wa wundi ngo ni mudugudu yarabanteje ngo ngiye kujya indera ubu se wari uje kureba ko navuyeyo arabura gato arabura nutisubira warabura gato kandi urujya reka mubwiza ahubwo mbababwira wowe n'umugore wawe bimeze nziza ukore ko nkugira inama nshimye kubuza uti wowe n'umugore wawe uzagenda umucyure mucyure se mucyure iki umucyuri wawe ndumva umwitaho se ntiyakwicwa n'inzara kubera iki se yicwa n'inzara wabona iki gifu yagira ngo hari ikijumba na kubigenera singize uba ugotomeye mu kabande hariya ushatse kuvuga ko ufite ikiraro cy'inzoka mu nda dore batangiye gutumba amajigo amaso yabaye umutuku ariko bakoroga barakaburya ubwo rero waba uri mu nzira ugenda ati umusore hano do ikaro ndabibona ariko wawe si mu cyondo amarido wabonye intebe wenda reka mubwize ukuri dore imodoka ese iriya ni imodoka nkuriye he nawe iriya yitwa imo doka ntabiri kubera iki nta pine ririho ryareze riri wapi iyi bivumbi yuzuye wayimaye tukajyana mu nyuma wese ugiye he mwana we Mary ngiye gushaka akazi. ese uba ukubona nari mvuye guhanga nteke nkugaburire Mary ariko witungurwa kuko ibi ni bimwe nababwiraga ejo bundi. Nababwiraga ko ngomba gushaka akazi ubu noneho ndagiye. Ngiye gukora ikiyedi najya ku ndege najya hehe ariko ndaza nyoye amafaranga. Oya byigutungura. Iyi niyo myenda y'akazi nyine. Kugira buri wese amenye n'icyo nshaka. no Mary witungurwa rega. Iyi myenda niyo natiye mugenzi wanjye kugira ngo njye mu kazi. Dore n'iki gitiyo nicyo yampaye. Ngiye gushaka akazi. Ntago nabaho mu buzima bwo kwicara gusa mbona ubuzima tubayemo. umva rero umwana wanjye baravuga ngo katagurutse ntikamenya iyo bweze. Imana igufashe. Mary sawa rero ubwo reka yo umwana wanjye mana umuhe haharonke rwose niwe wamumpaye ndakwinginze wa mana ariko ntacyo bitwaye niwe wamumpaye urahare akora urugendo ibyo abakureka tubireka kuko byanagutesha umutwe ahubwo n'ubundi uri utariho pe sibyo n'ubundi ndabona uriho utariho ahubwo sibyo aho kugira ngo ukomeze ube utariho uriho utariho ndumva twavugana kuri ino modoka ugira uko wakwigenza ngo amafaranga pe tuvugane uyampe se make se ahubwo n'umuyirima
wese ko urimo kuburira reka twegere turebe wabona utajuje niyigenda nivuga ni ukuyibona iguruka igenda nk'ikiraro hera aha uhere kuri uraburiza oyanjye nta kibazo ndaseka ibyo nta kibazo nawe ubundi noneho ushatse waza ariko here hano imbere turi paraburize urayireba ariko oya shayi ibisebe twaki nanjye ko ntaguhenda urareba ariko reba na pura nta kindi ni ugushyiramo ipine ubundi rero inzoga nta kibazo rwose nta kibazo igiciro ntakibonye tuguriranye rero tuguriranye nta gihendo nta ki imipira yashizeho byashizeho uzicyo reka nkwereke miliyoni zingahe naguye ryirinde miliyoni 120 ya ibihumbi 120 ibihumbi 10 20 30 40 50 ukazamuka ukagera kuri mbese n'ubundi kuyinyima ikaburira ahangaha urunguka ariko wayazanye none aho tuvugana ubishaka rwose nahita nkwishyura urumva hanyuma nkazana bureke dawuni kuko ngo ntuzi yavangaha ntabwo ipine rya reserve ririmo indani 170 ibihumbi 170 kashi none tuhita tujya ku mwagenti rwose kugufunguza noneho njye nzasigare nirwariza kuza kwitwara ariko zi kandi ayo mafaranga yagusonzora se yakomanitse uzi tangiye kuzana iminkanyari uri umuntu w'umugabo ufite inzu njye nakira abakiriya ariko ibi ntitwabikora tudakoze inyandiko ariko buri wese icyo gukodesha noneho niba ari iry'irindwi reka nshake ikaramu n'urupapuro usinyire ko umpaye iry'irindwi nanjye umpaye imodoka hari ikibazo ariko se ntabwo ari imodoka ni imo doka nzabyumva okay ndaje uyireba nzana ikaramu n'urupapuro wa mugani uyireba zana ikaramu n'urupapuro mbisinyire byaje rwose